twongeye kubaha ikaze ku makuru mashya TV tubabwira noneho inkuru y'uko umushahara w'abarimu ubu ngubu wamaze gukubwa inshuro hafi ebyiri. Inama y'abaminisitiri iheruka yemeje izamurwa ry'imishahara y'abarimu bo mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu rwego rwo kuzamura imibereho yabo n'ubushobozi bwo kunoza umurimo wabo. Abarimu bafite impamyabushobozi ya AD inyongera ku mushahara izaba ingana na 88% by'umushahara basanzwe bahabwa, naho abafite impamyabushobozi ya AE na A0 bazongererwaho 40% by'umushahara umwarimu wo muri urwo rwego atangiriraho. Iyi gahunda izatangirana n'imishahara y'ukwezi kwa munani ijyana no kuzamura imishahara y'abayobozi b'amashuri baba bo mu cyiciro cy'abanza yisumbuye y'imyuga. Guverinoma yongereye ubushobozi bwa koperative Umwarimu Sacco kugira ngo ubushobozi bwo gutanga inguzanyo bwiyongere. Mu ngengo y'imari y'uyu mwaka yahawe miliyari 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Amakuru mashya TV. Kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.